bitandukanye barasaba kurenganurwa kuko ngo hari abambuwe abandi nabo bagatangirwa imisanzu y'ubwiteganyirize bw'abakozi idahuye n'umushahara wabo. Banasaba ko hakorwa ubugenzuzi bwimbitse ku mikoreshereze y'amafaranga miliyoni 300 y'inkunga yatanzwe na WDA muri gahunda ya hanga umurimo. Reka tuyibaze Bizimungu Jean Dodier. Twe nta n'igiceri cy'icumi nako kagasabone twe nta nako twigeze twabona. Ufite nose ko nabonye message ngo amafaranga yawe sara yariri. Abandi bamwe mu bakozi abanyeshuri n'abarimu aho bagaragaza ibyo bakemanga ku mikorere y'uruganda rukora imyenda rwa Hema Garment ruherereye muri santere y'ubucuruzi ya Byangabo mu karere ka Musanze. Bamwe bavuga ko nta faranga bigeze bahembwa igihe cyose bakoze, abandi bakavuga ko bahembwa ibice ndetse kuri bamwe ngo n'umusanzu w'ubwiteganyirize ntuhuye n'umushahara wabo. Amasezerano mfitanye na WDA nuko mpembwa 100 ku kwezi, ariko nabwo bampemba 60. Mu by'ukuri twakoreye mani ragwamaritse kumwishyuza amezi 9 kumwishyuza miliyoni 3,150. Mbashizeho imisanzu ya RSSB, ndashizeho amafaranga yo muri Rwanda Revenue agomba gutangira umuntu. Hari abakozi bo muri resitora bakaba bari ku rutonde muri WDA nk'abanyeshuri. Kuva mu kwezi kwa mbere 2018 nahembwemo amezi 4. Ubwo andi mezi yose ntabwo nigeze nyahembwa. Aba bakoze cyangwa bakurikiranye amasomo y'ubudozi muri Hema Garment barasaba ko hakorwa ubugenzuzi ku mikoreshereze y'amafaranga ya leta yatanzwe na WDA. Leta rwose nitubabarire imukurikirane, idukurikiranira amafaranga yacu, iduhembe kandi icubusambo nka buriya, kuko iyo banafashe umukozi akamuhemba 600 bakaba bamukuyeho 110 basigana 190. Deje ibyo n'ibintu biba byateguwe. Ayo manyanga yakozwe leta iramutse idufashije ikabyinjiramo neza yabone ko habayeho uburiranye. Ishamunda Felicien n'umuyobozi w'uruganda Hema Garment avuga ko nta bantu batahawe amafaranga yabo ngo kandi baramutse bahari bakwegera ubuyobozi bw'uruganda hagashaka igisubizo. Abo bagura abandi batahaye imishahara ntabo dufite, nta n'amakuru yabo dufite ko batahembwa. Ahubwo babaye bahari byaba byiza bakegera ubuyobozi bwa Hema Garment bagafatanya kuvugana cyangwa gukemura icyo kibazo bafitanye. Abantu bafite amakuru ni abantu bagiye bakora bakasaba ko babaguriza cyangwa babafatira ibiryo, ayo mafaranga yabo bakata. WDA yishyuraga amezi 3 twarayabahaye yose, mu gihe yandi mezi 3 yasigaye kwishyurwa hari abahise bigenda ntibagaruka kwiga. Banki ya Kigali BK ivuga muri iki kibazo aho yatonzwe urutoki ko yaba yaravogereye konti z'abakiriya bayo yirengagije amategeko, igaragaza ko nta tegeko ryishwe kuko ibyakozwe byubahirizaga ubusabe bw'umukiriya wabo Hema Garment. Uyu ni Gatete Francis, umuyobozi wa Banki ya Kigali ishami rya Byangabo. Tugendera ku mabwiriza umukiriya duhaye. Umukiriya duhaye amabwiriza avuga ati mushyira abantu amafaranga, hanyuma bizagaragara ko yibeshye atugataye amafaranga nayashyize ku bantu batagomba kuyabona, nimuyagarure. Ntacyo twajya gukora. Ubwo ngo iyo tuyakura ahubwo bakaba barayatwaye uyashobora no kujya kuturega. Gushaka kumenya icyo RSSB ivuga ku bigaragazwa n'abakozi mu kinyuranyo kiri hagati y'amafaranga bateganyirizwaga aho abanyir'umushahara bahembwaga, Shimiyimana Robert umuyobozi wa RSSB ishami rya Musanze avuga ko ibyakozwe ari ukunyereza amafaranga. Hari umukoresha yaribaga byibye imisanzu y'umukozi nyirizina, ubwiteganyirize bwe yarabwibye aniba RSSB kubera ko niba yagomba kubarira umusanzu ku 680 akamubarira ku 30. Urumva ko azishyura amafaranga make y'imisanzu muri RSSB ugereranije no yagombye kwishyura. Ubuyobozi bw'intara y'Amajyaruguru bwemeza ko iki kibazo bwashyikirijwe kandi ko bwasabye akarere kugicukumbura kuko RBA yabihamijwe n'umuyobozi w'intara Gatabazi Jean Marie Vianney. Ku ruhande rw'akarere ka Musanze, Nabereye Augustin n'umuyobozi wungirije w'aka karere ushinzwe ubukungu avuga ko iki kibazo kigiye gukurikiranwa mu mizi kugira ngo baba barengana arenganurwe, ndetse niba hari n'ingerezwa ryabaye ribasha gushyirwa ahabona. Ko ubuyobozi bw'akarere ufite gukurikirana uko abaturage bagomba kurenganurwa, ari RSSB imisanzu yabo yageze na WDA hari amafaranga bavuga ko yakaswe agomba kuzasubirayo. Urubuga WDA birasabwa nayo kugira ngo duhuze twese hamwe twese ibyo bintu cyabuza umutekano byakemurwa cy'ihutirwa nuko bigomba kuba mu mashyi. Hema Garment yatangiye imirimo yayo mu ntangiriro za 2018 muri gahunda ya hanga umurimo binyuze mu budozi. Uruganda rwahawe na WDA inkunga y'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 300 yagombaga gufasha abanyeshuri 500 mu myigire yabo, naho abakozi n'abarimu babigishaga bakabona ikibahemba. Bizimungu Jean Dodier, Radio Rwanda mu karere ka Musanze. Urakoze cyane Bizimungu. Twashatse kumenya icyo WDA ivuga kuri iki kibazo ariko ntibyadukundiye kuko tutababonye. Reka turebe icyo abadukurikiye bavuze kuri aya makuru. Batikisima Yitwa Jean Pierre Benihirwe ati WDA kurikirane icyo kibazo cyabo bakozi kugira ngo bishyurwe. Hanyuma uyu witwa Yari Gasasira ati nukuri rwose iyo umuntu akoze abagomba guhembwa kubw'ibyo
ubuyobozi bufasha abaturage bishyurwe. Niyo Mushumba Protogene w'Inzige ati urwo ruganda rukwiye gushaka ukuntu rwakemura icyo kibazo rukishyura umuturage rutamuruhije. Uyu witwa Kabose w'Ikamubuga ati ni ukuri twishimiye ko abantu bafungiye muri ayo magereza noneho bemerewe gusurwa kubera ko bizatuma batigunga. Amahoro Bireme ari mu Byangabo ati twishimiye icyo kiganiro perezida wacu yagiranye n'abo ba ofisiye igako ati kandi Radio Rwanda turabakunda urakoze cyane. Eric Tuyizere ati murakoze ku makuru meza mutugejejeho ati turashimira perezida wacu kandi turizera ko ikiganiro yagiranye n'izo ngabo ari ikiganiro kigamije kunoza umutekano. Habiyambere Elisa w'Inasho Ikirehe ati ni ukuri ni byiza kuba iyo ndwara y'iseru yari yagaragaye mu magereza amwe n'amwe yo mu Rwanda yararwanijwe. Ati ibikorwa bimwe na bimwe byari byarahagaze nko gusura